aho gera natangiye gukora ndi umukobwa nacuruje imyenda ndi umukobwa nacuruje amandazi kwishura ahantu hose nize babaga bazi ko mfite amabenye meza saa 9 z'ijoro iwacu twarabyukaga tugasunika chapati. Imana yavuze ikintu, let me tell you. Ubwo manje nyine my mom was praying for me, our sisters banjye dufite ukuntu ka connection ariko turabwira nyine they know when you're down, they know when you're up. And I remember na hije na posting ifoto bana bakambwira wowe uri umuswa una posting amafoto. Urumva uri umuswa uposting amafoto ibyo ngibyo twagutoreye none nkumva ramubwira twese turi muri covid guma mu rugo ndakora iki muri aya masaha, you know. And Girls Impact, hallelujah. Amen. Uyu munsi muritonze cyane, please nimugendere kuri energy yanjye ngo musinzire. Ndabisabiye rwose sibyo? Amen. First, I'm very humbled. Thank you very much for this opportunity. Kandi, who is excited about tonight? Kuko I am. Twagira umugisha yamaze kubivuga neza, umushumba yadutumiriye neza cyane, and we can't wait. Natinze aposo twifuzaga kubumva mutwakire for tonight, and also tell us about Girls Impact n'ikibari ku mutima. Turabashimiye mbere ya byose mbanje kuko turi faith women mbanje gushima Imana cyane, shima Imana yabashoboje kuba hano hakaba na overflow mukaba hano munezerewe, reka tubishimire Imana. Hanyuma nanone nongere nshimire Imana ku bwa pano nziza dufite. Pastor Lizi yabivuze sinshaka kubisubiramo, ariko n'abantu Imana ishobora kugutegura ikakubaka, ntabwo bireba imyaka ahubwo bitegwa n'ukuntu nawe wabaye ikibindi kiri disponible. Yuri ikibindi kiri disponible ntabwo bireba imyaka, ushobora kuba ufite imyaka mike ariko ukagira impact irenze abantu b'imyaka myinshi. Iyo wemeye ukemera ko iyo foundation igukorwamo, ukemera ko Imana igutegura cyangwa se nawe ukihugura, birashoboka. Rero iri joro ndabakire muri Girls Impact. Kandi mwakoze cyane kuza kuri ipano. Hanyuma rero tuvuga kuri Girls Impact cyangwa se reka mbivuge no mu Kinyarwanda, umukobwa uzana impinduka. Hari ukuntu abantu benshi impact nubwo ifitanye isano na influence, ariko impact ifite umwihariko wayo. Kuko hari abantu benshi bari influential ariko badafite impact ku buzima bw'abantu. Abantu bakababona, bakabakunda, bakabati wow uriya muntu ari influential, ariko impact ye iyo bigeze kuri impact ni uburyo ubuzima bwawe ushaka guhindura ubuzima bw'abantu bagahinduka. Wenda twavuga ngo for example wenda nka Miss Rwanda 2020 turi kumwe hano ntabwo gusa manda yagarukiye muri uriya mwaka, ahubwo uriya mwaka yawugiyemo yateguwe, ahubwo n'icyakuye muri uriya mwaka aragikomeza kumwubaka arakomeza. So impact ntabwo igarukira kuri we, igarukira ku bandi bakobwa bazakurikira n'abandi bikagenda bigakora. No influence ye ariko ibyaye impact mu buzima bw'abantu. Rero tuvuga Girls Impact turashaka umukobwa uzana impinduka. Nagira mbabwire ngo muri umurima mwiza cyane. Icya kabiri muri umurima wera, sinzi umurima mwiza ariko wera. Umurima rero ubuhari uri disponible ariko ukawushiramo icyo ushaka. Rero icyo uteyemo nicyo kimera. Rero ushobora no gufata ukawurimbura ugakuramo ibitari byo ukongera ugashiramo ibindi. Rero Girls Impact ni department y'abakobwa cyangwa se specialized department y'abakobwa muri Women Foundation Ministries, mu buryo bwo kubaka umwana w'umukobwa akazaba umugore mwiza. Twemera ko umukobwa mwiza azaba umugore mwiza akazaba n'umukecuru mwiza. Murakoze cyane. Akazaba n'umubyeyi mwiza, akazaba n'umuntu ufite umumaro muri societe, cyane cyane akabanza akaba empowered, akabanza akiyubaka kugira ngo abashe kujya kubaka abandi. Turi mu gihe abantu bagiye batubwira ko twubatswe tugomba kwihuta tukubaka abandi, ariko maze kubona ko no kwiyubaka atari bibi, ko ntabwo wajya kubaka abandi utiyubatse wowe ubwawe, kandi wamara kubakika nawe ukareba uko wubakwa kugira ngo ubashe kubaka abandi mu buryo bw'umwuka, mu buzima busanzwe. Turakomeza. Murakoze.
Thank you so much, Apostle. Akantu muyemo cyane nako murima uplantingamo cyangwa ukawurimbura bitewe n'icyo ushaka. God bless you. Mwadutumiriye neza tonight. Twifuzaga gutangira twakira Paradis. You're very welcome. Paradis, hari ikintu Apostle kumojeho ko impact itajyana n'imyaka. Ngiye menye ibintu Paradis akora mbere nari nzi ko ari umukecuru mukuru. Noneho nza kumenya ko ari umuntu, nza kumenya ko angana gutya. Ndavuga ntabwo bishoboka. So impact si imyaka ariko twifuzaga ko watunyuriramo kuri journey yawe. Pastor Liza bikomojeho gato ko uri founder and CEO wa Wood Habitat, ariko take us through your journey to becoming that. Hallelujah. Hallelujah. Apostle, how can I possibly honor you and your anointing and your impact? Uwo murima Apostle yavuze, ngewe nari uwo murima, nabaye uwo murima ndi mutoya, nkuko mwabibonye I am your chocolate muri dress code yanyu, ntago ariko ntago mushaka kumva ko amavuta yanyu antemberaho ya mavuta. So Apostle, kuba connected nawe njya mubwira ngo na rimwe niyo nubishwijwe rye hari ukuntu rikurura nkaryegereza umutima cyane. It's like a hug from Jesus. And I simply want to honor you women. Namenye Imana nyishaka cyane nubwo nari muto. Natangiye aka kazi mfite imyaka 21. Nabonye ubuntu bwinshi cyane. Nabonye ubuntu bwinshi. Kugira business nka Wood Habitat, abantu bajya bahansanga bakambaza none se mama wari hehe papa wari hehe, baziko wenda ari nka business y'abantu bakuru b'abazungu bakora ibintu bihambaye, bakorera izo za golfe, bakorera izo za Kivu Noir. Ariko ubuntu nshaka kuvugaho cyane nukube guhera iyo myaka 5 ngiye nemereye Yesu kuko we yahoze amfite, ariko nkamwemerera nkamukingurira umutima. Hanyuma na Apostle, uburyo namenye mu Apostle buratangaje, ntago nababwira nibanga, ariko yahita atangira guhinga uwo murima. Yahise atangira kuwuhinga en distance. Rero iyo muri ruhande n'ubwa mbere mwegereye wi proximity, numva rumeza. Ndavuga nkamwe mumubona buri kwa kabiri, buri ku cyumweru, hari n'abamubona kenshi. Ndashaka ko aya mavuta nyababonaho, ariko abenshi muri mwe nyababonaho. And that's also why I honor your ministry. That's also why I honor your prayers. So women, I really stand before you to just honor the Lord in you. You're really like my cousin. Nago ndivuga amazina. I have some really good people empowering as women. Mo hano muri ministry. Niyo mavuga ngo mufite amavuta, icyampa mukaba muyazi. Natwe tuyazi duturuka mendi ma church, twabayemo appointed by the Holy Spirit for various reasons. Ariko nibaza ari za seeds za Apostle bari gutera hirya no hino. Apostle buriya njye mbona ndi muri seed yawe washyize ahandi. Kubera ko njye ndabizi ko nduwa in the spirit, ndabizi ko Wood Habitat ari hano. So icyo najya ngo mbere ya introduction, I introduce my Jesus. Hari ukuntu Apostle yavuze ngo ikintu cyambere akundira Yesu ni compassion yiwe. Iryo jambo naratashye na n'uyu munota ni imyaka 2 ndyumvishe, ariko rikomeza mvuga ngo Jesus, I just want to know you more. Murangije muravuga ngo uyu mwaka ni wa divine craving. All right, enough with you. Okay, so about me, I'm just a woman, a young girl that started babysitting at age 14, started $1 million business at age 21, messed up a lot because amakosa atabaho menshi cyane. Ariko that grace kept me standing, and I'm here to testify, and I'm here. And my prayer tonight is that the Holy Spirit will find me as a worthy vessel. Ambone ko ndi kibindi ashaka gusukira umuntu undi muntu. Nabonye ibyo akoze muri nge
bidafasha imiryango 70 nkorana nayo on a daily basis gusa. Dufite aba Wood Habitat dufite team y'abantu 70. Not only igihugu twishuramo imisoro, not only isi duha ibintu byiza cyane, dufite ibintu muri White House, dufite abakiriya hirya. Ese ko muda celebrating? ibyo byose wa mugani wa Pastor Liz ntago byabaye kugira ngo mbe umukobwa w'igitangaza, byabaye kugira ngo a girl here, a girl that I see, who sees me, will come and reach my hand, nkamwereka aho nanyuze nkatsitara we ntahatsitare. Thank you. Wow, that was good. Paradi, wanyemerera ngakora a little bit of follow up. Hari umuntu ushaka kuba ari hano? Mbere na mbere, Apostle, I'm really honored kuba nicaye kuri ino panel. Please be empowered. Be empowered because the next Girls Impact gathering izaba na uzaba wicaye kuri ino panel sharing your journey. I don't take it for granted, and I'm really, really honored kuba nicaye ahangaha turi kuganira. Amazina yitwa Nishimwe Naomie, Miss Rwanda 2020, and Dumo King's daughters. Dum King's daughters, Hawandumu women, Hawandumu Noble Family Church member, Mumaraso ahantu hose. So ikibazo ambajije ndashaka kugisubiza nka story. Sinshaka kugisubiza nk'igisubizo ahubwo mbahe story kugira ngo tube relatable. I'm gonna be myself. So nanjye kwirinda umuntu birapfa, so reka mbe Naomie. So nkuko yabivuze, I was really empowered kujya mu irushanwa rya Miss Rwanda kubera ko I knew at the end of the day, I don't know, I have a way of connecting with God. Humva ko whatever I'm gonna go for, kiraba. So dutangira aho ngaho yuko like I was empowered no kwiyandikisha kugira ngo mbashe kujya mu marushanwa. And then ubwo nyine mba nyampinga w'u Rwanda, ntwari kamba mu bakobwa 2,000 mbamo umukobwa nyampinga w'u Rwanda. It's kuri njyewe ndebye inyuma ndavuga ko ndibuka ukuntu nabyukaga ndi kumwe nabo ko nkabaza se murabona nzaba nyampinga sha wapi pe ngo uzaba nk'igisonga ukuntu nabyukaga nasaze bose bicaye neza tumeze neza no nkahita ngenda mu cyumwe nkavuga mana yanjye ureba n'amasengesho ndi gusenga ureba ukuntu ndi kwiriza n'ukuri kw'Imana Mana uzangire nyampinga w'u Rwanda. And God did. Imana irabima pe. Okay, turakomeje. Ubwo mbaye nyampinga w'u Rwanda, ahangaha twese we went through high school, sibyo? Hari abantu babonye amanota meza, hari n'abantu babonye amanota mabi. Oya, that's nothing. Ntabwo ibyo ngibyo ugomba ku-empowering abantu babonye amanota mabi, sibyo? We need to work hard. Ariko ubuzima burakwigisha, sibyo? I always believe if you go through something, Imana ikunyuza mu kintu kugira ngo wige cyangwa uzakigisha abandi. And ubwo ni nyampinga byashyushye mu rugo, ni njyewe abandi bana 5 ntabwo tubareba, ni Naomie. Amanota asohoka, noneho ndavuga mana yanjye, noneho ntabwo nshobora kwi-empowering umuntu because there's no way, nta kuntu. I was the topic of the whole country. Noneho, by the way, this is the first time I've been at this conversation. So urumva rero ubwo ngubwo I started doubting myself. I don't work. So urumva I started doubting myself. Noneho ndavuga, oh my God, now I have this crown. Ariko
seeing my grades, I was like, oh my God. Oh yeah, ntabwo tugomba kurira muri aya masaha. So I'm trying to make up yanwaye umwanya muremure no kuri kima. So urumva rero ubwo ama grades yanjye noneho self confidence umva ntayo nari mfite, and ubwo covid izamo noneho akugira ngo noneho bayinyaminga w'u Rwanda to show people what you can do. Noneho twese turi mu rugo, and I remember hege na postinga ifoto abantu bakambwira wowe uri umuswa unapostinga amafoto. Urumva uri umuswa upostinga amafoto ibyo ngibyo twagutoreye, noneho nkumva aramubwira twese turi muri covid guma mu rugo ndakora iki muri aya masaha, you know. And it got to a point I started praying. Ko nagize depression, noneho numva it was too much. Noneho ndasenga, hari igihe ugera muri ibyo bihe ugasenga ukumva noneho Imana yagiye ahandi, yaragusize, yarimutse aposo, ugasenga noneho ukumva wagenda ahantu ukavuza induru, you know. Ariko Imana yavuze ikintu, let me tell you. Ubwo mama wanjye nyine, my mom was praying for me, our sisters banjye dufite ukuntu ka connection, ariko turabwira nyine, they know when you're down, they know when you're up. Ubwo ngubwo umunsi umwe nza kurota, I had a dream of somebody telling me, why do you let anybody define you? You know who you really are. Uzuriwe, your grades did not define you. You went through this competition with 2,000 people. God chose you to be Miss Rwanda, not because of your beauty, but also because of what God ikimana yabonye kugira ngo bashe guhagarara abantu bose. And ubwo nangira kubona ama comments y'abantu benshi bavuga, oh my God, Naomie, you really inspire me. Ngavuga se we man, inspiring gute. Urumva, no, we have to be truthful, sibyo? Hari umuntu akwanje kuvuga ati uranyispire, ukavuga ukareba inyuma, how do I inspire you guys, you know? And I was true to myself. Nabaye njewe, I proved them a point. Never proving the wrong. Of course, your past doesn't define you. You can always define yourself. Ukabereka ko nibwo biriya byabaye. I give this example ndi kuvuga ngo hari igihe umuntu ashobora kubona wavunitse ukuguru akakwita dore mugabo wavunitse ukuguru ariko warakize. So it's for you to show them ko ushobora guhaguruka ukagenda. Next time they see you know, so next time they see you ntago uzongera kuvuga n'umugabo wavunitse akaguru yarakize ubu ngubu aragenda. So I worked through, I had to empower myself again, you know, because there's no way I was going to empower somebody. Mfite cup ntacyo kimwe kirimo. I had nothing to give. So the moment where I started learning that my voice matters, kandi nshobora kuvugira abakobwa benshi cyane, I can inspire through them. It started, Imana honestly blessed me so much. God opened so many doors where ahantu ninjaga nkidoubting nkavuga, how am I here, you know? Abona ngiye kubaganiriza iki? Ariko Imana ireka ko nimba winjiye muri uyu muryango, it's because you have a purpose. So decide how to use it, and it helped me. And abantu nyine, you know, even, sorry, Katoya, today when I had to come, I was thinking in the morning, ndavuga se, how did I really, I'm also an influencer, urumva, hari ukuntu baza abantu nyine kuri Instagram, and I was say, did I empower you guys? I want to see. Today we have a session, Girls Impact Gathering. How did I impact you? Like, how did I change your lives? And I received so many people. I really did. I wish I could show you on the screen, but I really did. And I was like, oh my God, this is really huge. You know, God can use you to share your candle with somebody else. So I impact them through my faith, kuba uondiwe, and it has been helping them. So yes, that's what I had to say. Thank you so much, Naomie. Two things. Iyo uri mwiza n'iyo uri kurira uba uri mwiza. But
one of the things nkuyemo cyane nuko empowerment doesn't happen overnight. Kandi empowerment is not a one-time happenstance. To be empowered hamwe ahandi bikiri hasi tugakomeza tukaba empowered. So God bless you so much for sharing that. Amen. Bikomeje kuba byiza cyane. So we heard from our apostle, twumvise a creative entrepreneur, twumvise Miss Rwanda, and now we have a corporate girlie. Welcome, Jocelyn. It's so good to have you. So, Jocelyn, okay, let me go back a little bit. Hari ibintu tureba nk'abakobwa ukavuga uti rwose hariya boardroom ndayiharira abagabo njye sinishoboreye. But you climbed the corporate ladder, urazamuka, hanyuma. Not only that, uzamuka, one, you're a girl, a woman, and two, uri a Christian woman. Nisi yohanze. First, being a woman is hard. Nimunde bukuntu turaba Kristo yego Yesu aradufasha, but being a woman is hard. Ariko being a Christian woman in the corporate world is extra hard. So watubwira, how do you, wowe nka Jocelyn ni gute ukomeza kuba umukobwa w'umukristo kandi nizo boardroom kazi rockingamo? Hallelujah. Yes, ashimwe. Singira uwo ntera umugongo, mbabarire. Mbanje gucishwa bugufi cyane, sorry. Nisemera nk'umuntu uri muri office. Cishijwe bugufi cyane, shima Imana ko yampaye uyu mwanya. Shimiye apostle wanje ko yongeye kungirira icyizere. My pastor, my prophet, my spiritual cover. I'm so honored kuba nagarutse hano. Namwe mwese ndabashimiye, plus my beautiful panelists. Imana ibahe umugisha. It's truly humbled. It's humbling kuba nshobora kuba nagaruka nkagira icyo sharinga tonight. Nkuko yabivuze, nitwa Jocelyn Mutesi. Nkabarizwa muri Women Foundation Ministries na Noble Family Church. Ndumu GI kandi nkambarizwa muri family ya Holy Trees. Thank you. Subiye gato ku cyo Clara ambajije, ekaenda mbaye background gatoya. Nyewe natangiye gukora muri financial sector. It's more than 15 years now. Natangiye nkiri umunyeshuri kera muri university, ntangira kwitoza gukunda gukora. Nuko natangiye ntangira ndi umukashiya mutoya kugeza aho ngeze uyu munsi. Ndabishimira Imana. Clara ambajije ikibazo cyiza, ariko hari akantu atongeyeho nshaka kongeraho. Yavuze muri corporate kuba uri muri corporate uri umukobwa umukristo, twongereho single, twongereho beautiful. Si byose? Sibyo? Mureka tubivuge. Abakobwa b'inzobe. Hello, hallelujah. No offense ku bakobwa b'igikara, you are all beautiful. Ariko hari akantu kumwihariko ku bakobwa b'inzobe. Hallelujah. So reka tubivuge neza. Mwese muri beza. Icyo nashakaga kuvuga nuko ikintu cyamfashije cyane. Muri iyo myaka yose natanguye gukora, na joininze hano muri 2015. Ariko 2015 2016 nkajya ngenda nkabura, nkongera nkagaruka, nkaza akenshi Pastor Liza akajya mbaza ati ariko apostle arakumbajije gusigaye ubahe. Apostle ibintu byo kumenya intama ze no kuzikurikirana ntago ari ibyubu, ni ibya kera. So yamye tuzi kuva kera. Nakomeje ambaza ndavuga bya bintu birakomeye.
maybe I should get serious. 2017 ntabwo nongeye kubura. Icyo nshaka kubwira umukobwa uri hano uyu munsi, hari igihe uyu munsi ukomeza uza ariko utazi impamvu za hano. Komeza uze. Nicyo nakubwira. You will find impamvu one day. Nkuko nahagumye nawe uzahaguma. So indangagaciro zo nakuye ahangaha nizo za mbere zamfashije kuba hari ahantu. First, I stayed true to myself. Ndi muri corporate, it's a world of men. It's their game. But you can beat them on their game. You have to stay true to yourself. Know who you are and know whose you are. Urinde uruwande. You are a child of God. Barize twese twariganye. N'abagabo nubwo turi abadamu ariko twese dufite ubwenge bungana. Bible ivuga ko God created them male and female. So twese dufite ubwenge. Ariko icyo shaka kuvuga nuko dufite we are feminine. Dufite indangagaciro z'ubukristo ariko tukagira n'indangagaciro ziranga umunyarwandakazi, umwana w'umukobwa. Iyo haba challenges nyinshi zazindi navuze, ese ari ikintu bita imposter syndrome. Murakizi? Kugira self doubt. Ugati hano wenda nintanga igitekerezo biragenda gutya, barabyumva gutya. No. You have to stand your ground kandi ntugaragare nk'umuntu uhangana kuko uri umunyarwandakazi. Wibuke za ndangagaciro z'ubukristo, ugire n'iz'u Rwanda, no kumva no kugira humility, guca bugufi. Ushobora ushobora gutanga igitekerezo cyawe, niba ndanga gukoresha icyongereza cyane, ushobora gutanga your point igashika cross ariko utagaragaye nk'umuntu uhanganye kandi kikumvikana, kugira ngo tudasiba amayira ya barumuna bacu bazaza mu gihe gikurikira. Si byose nibabona umwana w'umukobwa aje kugusimbura muri wa mwanya wari urimo cyangwa bagerageza nabo bamufite muri department bakavuga bati no, we are raising the next Jocelyn. It's bad. Sibyo, it's bad. So mpitamo kumva ko gukorera muri excellence ari cyo kintu cya mbere gishobora gutuma I win this battle. Ndabanza ndihugura. Murumva ko gutangira ndi umukashiya nagombaga kugira journey ndende. I was patient. Nubwo nari hungry kuzamuka, I was patient. I had to trust the process. Byose mbicamo, no shortcut. Ndihugura, short courses, amashuri ndayiga, ubu mfite nk'utu masters nka dutataho, ibintu byose ndabyiga. Noneho kugira ngo nujya kuvuga ngo namuzamuye, twamuhaye umwanya, afite basis, afite icyo ashingiraho kugira ngo ya brownness, ya beauty, ya oya, she qualifies. Sibyo? Ikindi bitabo ntabwo bihagije. Witwara gute? How do you excel? How do you do your job? Are you hardworking? Are you average? Average ni ikintu kibi cyane. Niba turi hano mu nzu y'Imana, ku bantu babona umushumba wacu, indangagaciro dutoza ni excellence. If excellence was a person, you are really excellent. So ntabwo najya gutandukana n'icyo umubyeyi wanjye representing. So I excelled. Ubu tuvugana mperuka gusaba akazi nkiri muri iyo university. Ntabwo nongeye gusaba akazi kandi nkoza ahantu hatandukanye. Ntabwo njya nsaba akazi. They come to me. Yeah. And I'm so humbled. Numva mbihera Imana icyubahiro cyane
kuba narayimenye, kuba umushumba yaramfasha akaboko, inyigisho dukura hano, ubwenge, Holy Spirit akatugayidinga, akatwigisha, vuga iki, kora iki, uri muri boardroom, ahangaha nibwo ukwiriye kuvuga, nubwo ugifite cyo kuvuga, ceceka. Kakubwira iti ceceka. This is not time to speak. Ugaceceka, ukanasohoka, to avoid office politics. Yeah? Ni ikiganiro kirekire dushobora kugira umunsi wose, ariko it's not easy. Ariko Imana ufite indangagaciro z'umukristo, you always win. Ntabwo ari process ihita yihuta ako kanya, ariko ni process iri sustainable. Nibyo cyiza cy'Imana. Ni urugendo rutoroshe ariko ruhamye, niko ngira ngo mu Kinyarwanda bivuga. Akandi kanyuma ko kudahangana wenda no be soft, be kind, be you. Noneho nagize support system. Navuze ibi bintu ntabwo nabyishoboza, I looked for mentors. Mfite umushumba wanjye arampa iby'umwuka bihagije, ariko ntabwo tujya tujyana mu kazi, sibyo se? Iyo nje hano kuwa kabiri nkaza kuwa kangahe namwandikira akambwira uburyo mbigenza, ariko mu kazi hari hanze hari abandi muri iyo field, kuri marketplace hari abandi batubanjirije, bariyo babadamu cyangwa n'abagabo bari willing kutwigisha. Abo I surround myself with those people. Abantu batari pulling it down, abantu who will feel me, bari bunzamure, abantu bafite ibyo nifuza, bakanyigisha nkabigiraho, bakankosora. No gukosoreka nacyo ni ikindi, kwemera tukiga. Nibyo umushumba yirirwa twigisha buri munsi, emera ubu mwana wigishwe. Ya humility yabivuze Pastor Liz ko najyaga nza hano akenshi nkakuramo ikote nkarishira mu modoka nkajya gukoropa toilette saa sita, buri wa kabiri, buri wa gatanu. Ibyo bintu narabikoze imyaka myinshi, kugeza aho wenda ngira ngo nabiretse uyu mwaka, ariko sinabiretse nzagaruka. Ariko kubera ahantu nkorera hari West African time n'amasaha atandukanye, hari ama affiliates menshi, hari igihe tuba dufite inama saa sita, kuri ayo masaha iwaba ari saa 4 ari saa 3 byanga guhura. Noneho biba ngombwa ko mba mpagaritse, ariko mfite indi mirimo nsavinga muri family hano. So ibyo bintu iyo nasubiraga ku kazi abandi bagiye muri lunch, nge naje hano ntawamenyaga aho mvuye, nta nubwo umushumba yari abizi pe. Twigeze guhura rimwe gusa, nabwo accidentally twaje hano. Riri niwe wari umuyobozi wanjye. Hallelujah, Riri niwe wari umuyobozi wanjye. So ibyo byose byanyigishije kuba humble, kugira humility, kwemera nkigishwa, nkanasavinga, kandi nta kintu byigeze bingabanyaho. Nkaba mbaza umukobwa wicaye hano uyu munsi, ese ukora iki wowe muri iyi nzu, muri uyu murimo ukora iki? Hello? Hallelujah. Mbariza mugenzi wawe ukora iki? Ubwo ndari basigira nk'ihurizo, muzasubiza Pastor Lize nanjye numvireho, sibyo? Ariko birakwiye. Reka wenda ne gutwara umwanya, Yesu aguhe umugisha. Apostle twifuzaga kubabaza, hari ikintu Jocelyn mentioninzeho cy'ukuri, like she had a vision, she worked towards it, ashaka n'aba mentors, ariko hari igihe ugera muri saison ukumva umeze nk'uri stuck, inzozi wari ufite nturi kuzigeraho, kandi ukabona you have done everything, you have been empowered, you have worked, you have prayed, you have fasted. Niye nama mwagira umuntu ubona atari kugera kuri dreams ziwe? Urakoze. Numvise nishimye cyane ko na testimony ya Naomie irajyanye n'umuntu uri guca aho ngaho, ndetse na Jocelyn byavuze. Yabaza ko turuze no guha umwanya kugira ngo dusobanurire gato kuri Janiye.
numva ikintu nabwira uwo mukobwa cyangwa se uwo mukobwa uri guca mu gihe byanze, hari igihe ibintu byose byanga ugasa nk'uri kubaka mu mwijima, uri kubaka bisa nk'ibigwa ukabona ntabwo uri kureba. Noneho iyi era tuvuze kuri the new world aho turi hari pressure, tukatubiganiye neza twemeranya n'abakobwa. Kangura umukobwa wicaye iruhande rwa mu bwuti ntukangwe n'ibihari hari ukuntu icyambere stress tugira ni ukuntu ushobora kuri gukora ibintu byiza umwanya munini ariko nta spotlight. Sinzi na wenda nabivuga neza, utari ku spotlight nyine ukaza nta muntu kwankuhaja, nta muntu bireba, ugahita ureba abandi bari gutera imbere. Sinzi ikintu kiba ukabona abagusaraundinze bose bageze aho bajya, ugasanga ni wowe usigaye ukumva uri urazunguruka ahantu hamwe. Ntabwo ari kuvuga ngo umuntu aba afite ishari ry'abari gutera imbere cyangwa se oya, niho kuvuga atari ku bundi ndi muzima. Hari bwo umuntu yicara akavuga ati ko nize, ko nzi ndi talented, niki gituma ibintu byose ndi gukora bitagenda. Ibi byose baro baravuga baje hano baba empowered, nanjye naraje ndiga mba empowered, ariko niki gituma nta kintu kiri kugenda. Ijambo numva nabwira uwo muntu agomba kwemera process. Aka ni akantu wenda kagora abantu. Yesu yamaze imyaka 30 ari muri shop mu iduka ry'umukapenta, imyaka 30 ari kwa Yosefu abaza bamuhabaza, azi ko ari umwami, azi ko azategeka isi, azi ibyo bintu byose, ariko ari kuzunguruka aho ngaho. Ikintu numva nabwira uwo muntu nuko areba abantu bashobora kuba bafite preparation, bafite aho banyuze kugira ngo bamukomeze, kuko hari ahantu umuntu ashobora no kuba depressed, agasa nk'umuntu uhungabanye, akumva wenda narafailinze, wenda nagiye muri field itari yanjye, cyangwa se akanashukwa n'abandi bantu ashobora kubona ko bateye imbere, ariko hari abantu bashobora kugaragara nk'abateye imbere badateye imbere. Niyo mpamvu mvuga ko umuntu agomba kwivugisha ubwe, akabasha kumenya ko saison adashobora kwisimbuka. Hariho becoming, you become, ntabwo umuntu apfa kuba, ariko hariho iyo process ya becoming, kuva ahantu hamwe ukazagera ahandi. Uwo mwijima rero nakwankuraje uwo mukobwa mubwira ngo humura, nturekure. Sinzi ko byagere ahantu bakagupropose ibitari ibyawe, niba nde bahuye nabyo, umuntu akasigara akubwira byarakunaniye, uri frustrated, umuntu akakubwira ati wagiye muri field itari yawe, ariko wowe mu mutima wawe ubizi neza ko iyo field niyo yawe, ubizi neza ko ibintu ari kukuyoboramo ushobora gusanga ugonze kuko ntabwo ari byo byawe, ariko kubera ya peer pressure bya bintu byose ukumva urashaka noneho kuvuga reka nshakisha ibindi. So numva nagira inama uwo muntu yuko yakwihangana, kuko iriya myaka 30 Yesu yamaze yari preparation. Iriya preparation niyo foundation yawe, hanyuma red carpet ikazaza nyuma. So igihe red carpet itaraza ukomere, uhagarare, uze gusenga bagukomeze, time will come. Mvuze wenda hari ubwo abantu bagira ngo tuba mu mwuka gusa, ntituba kuri marketplace, ntidukora, ariko gera tangiye gukora ndi umukobwa. Nacuruje imyenda ndi umukobwa, nacuruje amandazi, kwishura ahantu hose nize babaga bazi ko mfite amabenye meza. Saa 9 z'ijoro iwacu twarabyukaga tugasunika capati nazicuruje igihe kinini. So buhoro buhoro ari igihe kimwe nagiye gucuruza ramakayabu zo kuri Goma, nkajya nzivanayo unzi n'imizuzo ahantu iva, ariko nza kujya muri field ya calling iyo nahamagariwemo. Ariko nabwo sinaretse, ndakomeza njya muri real estate. Birashoboka ko ari ahantu ugera ukajya uvuga ariko iki gipapuro ufite cya RDB ni icyemezo nicyo butaka, ukumva ntabwo uzi neza ko kuko wararegistarinze ufite inzozi, ariko nta kintu na kimwe. Umuntu uri stuck ndashaka umwaka waje, niba uzi ko ari field yawe, shakisha uburyo uba mu bantu bagutera imbaraga, bagusubizamo imbaraga, batanga ubuhamya nk'ubu. Ari umunsi bizakunda, ari umunsi bizakunda. Thank you so much, Apostle. Hari igihe 30 days tuzibona nk'izo 30 years za Yesu, ariko thank you, this bidusubijemo imbaraga. Amen. Apostle, he just mentioned kuri paradis, twifuza kugarukaho. Hari process of becoming who you are, ariko niba hari umuntu umwe tuzi uri unapologetic about your faith, uri umwe muri abo bantu, malgré ko uri kuri spotlight n'ama red carpets and all of that,
So twifuzaga kukubaza kuri like two things, the role faith cyangwa se kwizera kwawe kwagize muri success yawe no muri journey yawe, noneho na like a defining moment muri journey ya empowerment. nababwiye ngo hari abantu bajya bavuga ngo ngo Paradis ngo afite $1 million business. Hari abo mujya mwumva? Naomie niko atekereza. Sigutekereza. Ariko se ndashaka engagement. Muzi Wood Habitat. Hari abantu bazi Wood Habitat muri mwe? Yego, muzi ko mushobora kwemera ko biriya bintu byose mubona byiza dukorera Mabeka Arena, ariko ni Apostle gusuyiza aho nakoreye nago twebwe tuhazi, nanjye simpazi kuko ni VVIP. Hazi kuri golf, bazi Kivu Noir kunari nziza. Of course my girl knows. And hari abantu batekereza akavuga wow, nuko wenda n'umwana wavutse byose abifite, cyangwa se hari umuntu amafaranga, cyangwa se afite partner. Ayo narrative reka mbahe inkuru nya. Bakın, bir yayın uygulamasına ayrı ve bir müzik uygulamasına ayrı ücret ödeyebilirsiniz. Ya da 29 lira